imbonezamikurire y'abana bato, urusobe rwa serivisi zinyuranye zihabwa umwana kuva akisamwa kugeza yujuje imyaka 6 hagamijwe gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, mu mbamutima, mu mutekano kandi uburenganzira bwe bukabungabungwa. Ni muri urwo rwego hashyizweho imbonezamikurire y'abana bato, aho abana bari munsi y'imyaka 6 bahurizwa hamwe bagahabwa urusobe rw'izi serivisi. Uzazurebe wirebera imbonezamikurire zo mu karere ka Gicumbi. Ese byifashe bite? Zaje zigamije iki? Guhera ryari? Ibi birasobanurwa na Madame Mukabugingo Immaculée, umukozi w'akarere ka Gicumbi ushinzwe imbonezamikurire y'abana bato. Gahunda y'imbonezamikurire yatangiye muri 2011 igamije kurwanya igwingira n'imirire mibi. Icyo kintu cy'ibanze kigambiriwe muri iyi gahunda y'imbonezamikurire. Akarere ka Gicumbi hari imbonezamikurire zikorera mu rugo rw'abaturage, hakaba imbonezamikurire zikorera muri komite, hakaba imbonezamikurire zishamikiye ku mashuri na senta. Nizo mbonezamikurire dufite. Mu mbonezamikurire hatangirwamo serivisi zikomatanyije, harimo serivisi z'uburezi, abana barigishwa, hari amasomo yigishwa ajyanye n'ikigero barimo nyine. Hanyuma hakabamo serivisi z'ubuzima, babonye ko hari umujyanama w'ubuzima wasanze hano, abana bapimwa imikurire hakoreshejwe miwake, bagapimwa uburebure, bagapimwa n'ibiro mu rwego rwo kureba ko umwana atagwingiye cyangwa ameze neza. Kuri ibyo hiyongeraho gahunda cyangwa serivisi ijyanye n'isuku. Mu mbonezamikurire abana baza bafite isuku, abarezi bakabatoza kugira isuku. Hanyuma hakabaho serivisi y'imirire. Mu mbonezamikurire abana bararya bakananywa, banywa igikoma cyangwa bakanywa amata. Hariho na gahunda yo kwigisha ababyeyi guteka indyo yuzuye no kuyigaburira abana. Hashyirwaho gahunda y'imbonezamikurire y'abana bato, byaje kandi bije gufasha umugore mutima w'urugo kugira ngo nawe abone uko akora indi mirimo iteza igihugu n'umuryango imbere, kandi na wa mwana abayeho neza. Ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa nka Caritas ya Diocese ya Byumba, nta kabuza intego izagerwaho. Madame Providence Uwanyirigira ashinzwe imibereho myiza mu nama y'igihugu y'abagore mu karere ka Gicumbi, aravuga byinshi kuri iyi ngingo. Nkuko Caritas ya Diocese ya Byumba ni umwe mu bafatanyabikorwa badufasha cyane mu kintu kijyanye no kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira mu bana bato. Gahunda ya ECD rero Leta y'u Rwanda ijya kuyishyiraho kugira ngo dufashe bababyeyi, mutima w'urugo ufite wa mwana abone uko nawe ajya mu yindi mirimo, bagiraho babana birirwa, bahabwa uburere bukomatanyije, bahabwa uburezi ndetse bahabwe n'indyo yuzuye, turwana na cya kibazo cyo kurwanya mirire mibi ndetse n'igwingira mu bana bato. Hanyuma na wa mubyeyi umwana areke kuba yamubangamira mu mirimo yindi akora, kuko umugore nawe agomba kujya mu ruhando rwo gushaka iterambere ry'umuryango. Niyo mpamvu twashyizeho gahunda ya ECD. Tugize amahirwe tugira umufatanyabikorwa nka Caritas, baradufasha cyane, bakaduha ibikoresho bimwe na bimwe ku ma ECD agiye atandukanye. Iyi rero ni ECD Intwari yo mu mudugudu wa Kinihira ya 2, ni mu kagari ka Gisona mu murenge wa Byumba. Caritas ya Diocese ya Byumba ishishikajwe cyane no kwita ku buzima bw'abana, kuko uyu mwana akuze neza atanga icyizere cy'ejo hazaza muri sosiyete, igihugu ndetse n'isi muri rusange. Padiri Augustin Nzabonimana ni umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, aragaruka cyane ku cyizere gihari cyo kurandura imirire mibi n'igwingira mu bana ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Caritas ya Byumba ishishikajwe cyane no kwita ku buzima bw'abana, kuko abana nyine bakuze neza baba batanga icyizere cy'ejo hazaza h'igihugu, nka Kiliziya
ndetse n'isi muri rusange. Ubu rero muzi ko dufite ikibazo cy'abana bagwingira, abana bafite ibibazo by'imirire mibi. Ubu rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye diyoseze ya Byumba ifite binyuze muri Caritas, tugenda tugerageza gukemura icyo kibazo. By'umwihariko turi gufatanya n'akarere ka Gicumbi mu gukurikirana ingo mbonezamikurire zo mu karere ka Gicumbi kose mu mirenge 21 ibyo twakwita za ECDs. Tukaba dufitemo za home based ECDs, school based ECDs and community based ECDs. Zose turazikurikirana rero muri rusange akarere ka Gicumbi. Tukadushimira ko imikoranire myiza dufite kandi igenda iba improved, hari bigenda bijya mbere mu mikoranire n'akarere ka Gicumbi. Abandi dufite rero dufatanya muri izo ngo mbonezamikurire, hari abo dufatanya mu school based ECDs batandukanye mu maparuwasi atandukanye hirya no hino. Harimo IM n'Abafaransa cyane dukorana nabo muri iki gihe. Nabo turabashimira n'amasosiyasiyo dukorana nayo. Hanyuma abandi dufatanya muri za ECDs zitandukanye ndetse no muri communauté ni World Vision. Tukadufatanya mu mirenge imwe ya Gicumbi, imirenge imwe ya Burera na Gakenke ndetse na Rulindo. Kikaba ari igikorwa nacyo cyiza kuko kiri kutwereka mu by'ukuri muri iyi minsi reality hari bigendanye n'imikurire y'abana n'ibibazo abana bafite bya malnutrition, imirire mibi ndetse no kugwingira. Kubaka igihugu bitangira umwana agisamwa, bisaba ababyeyi n'abandi bantu bamuri hafi kumwitaho bafite intego yo kumukuza anogeye Imana n'igihugu. Dushingiye ku ncamake ku ngo mbonezamikurire y'abana bato yo muri 2019 yateguwe na UNICEF ndetse na gahunda mbonezamikurire y'abana bato NECDP, agisamwa kugeza ku mezi 6 ni igihe cy'ingenzi mu mikurire y'ubwonko bw'umwana kuko kigira uruhare mu kugena imyitwarire izamuranga mu buzima bwe bwose. Ni kubw'iyo mpamvu ibyo umwana akorerwa cyangwa adakorerwa muri iyi myaka ya mbere y'ubuzima bwe bigira ingaruka ku mikurire ye, iterambere rye n'andi mahirwe mu buzima bwe amaze gukura. Uko umwana agenda agira ubushobozi bwo kuvuga, kwiga, gutekereza mu myaka ya mbere y'ubuzima bwe, ibipimo by'imikurire ye biriyubaka kandi nyuma bikagira uruhare mu kugena iterambere rye. Kwita ku myaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni ukumutegura ejo hazaza heza ku buzima bwe, mu mikurire ye, iterambere rye, iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange. Mu mwaka wa 2017 Leta y'u Rwanda yashyizeho porogaramu y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP ifite inshingano nyamukuru yo kugabanya igwingira ry'abana binyuze muri gahunda mbonezamikurire. Ifite kandi inshingano zihariye zo guhuza ibikorwa byose bijyanye na serivisi mbonezamikurire y'abana bato zikomatanyije hagamijwe gutuma umwana akura neza mu buryo bwuzuye, haba mu myitwarire, mu mibereho no mu mikurire ye. Umwana akeneye kwitabwaho, ahabwa ku gihe serivisi zikomatanyije zimufasha mu gukangura ubwonko no kwiga hakiri kare, uburere buboneye, iz'ubuzima, imirire, isuku n'isukura, kurindwa ihohoterwa hagamijwe imikurire ye mu bushobozi bwe bwose, kandi ibi byose bikabaho nta guheza abana bafite ubumuga cyangwa ibindi bibazo byihariye. Iyo urebye aba bana nawe wumva binyuze umutima. Iyo urebye aba bana ukabona umwana wahawe uburenganzira bwe, yitaweho, yariye, yagiriwe isuku, yishimye kandi akina n'abandi bana bagenzi be, nta cyiza nkabyo. Ntibigirira akamaro abana gusa kuko unasanga ababyeyi b'abana bishimiye serivisi bahabwa mu ngo mbonezamikurire cyangwa ECDs, bityo bigatuma nabo bashobora kugira icyo bakora. Uyu numwe mu babyeyi barerera mu rugo mbonezamikurire rw'Intwari ruherereye mu murenge wa Byumba. Amazina yanjye ni Uwase Fiona, nanjye ndi umwe mu babyeyi barerera muri rero ryitwa Intwari Nursery School. Ni ibyishimo byinshi, ni umunezero, ngewe niyumva neza kimwe n'abandi babyeyi dufatanije kurera muri rero
kuko tuba tubona birenze ubwenge bwacu. Icyo bidufasha ni cyinshi cyane ko nko mu mikorere yacu ntabwo tukigora ngo abana baraba bari hehe, abana barasigara hehe, ese umutekano wabo uraba umeze gute. Uragenda ugakora utekanye kandi ukanataha uzi ko umwana ari amahoro. Mu gushyira mu bikorwa gahunda y'ingo mbonezamikurire y'abana bato mu karere ka Gicumbi ku bufatanye na Caritas ya Diocese ya Byumba, hari imbogamizi zigaragara zitandukanye, harimo kuba hari kubura ubushobozi buhagije bwo kubona iby'ibanze nk'ifu y'igikoma, amata ndetse no kuba abana batabona ifunguro. Twanyarukiye mu murenge wa Bwisige maze Bwana Sylvestre Nkunzabera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, atunyurira muri make imbogamizi zigaragara mu marerero amwe n'amwe. Muri rusange ICD zirakora, sibyo ko zidakora ku kigero kimwe. Hari ama-ICD dufite umufatanyabikorwa abiri yo mu tugari tubiri, kamwe ka Nyabushyingitwa na ka Mukono, zisa naho zitaweho, ndetse imwe n'inzu yayo twarayubatse imeze neza. Izo zikora neza, ariko ICD zikorera mu ngo haba harimo cyane yuko usanga caregivers cyangwa se ababyeyi batabishyiramo imbaraga ku buryo hari ukuntu bagenda basiba, rotasiyo ikaba itameze neza, ndetse n'ababyeyi ukabona badashyiramo imbaraga kugira ngo bite ku bana babo, kuko kuri ICD hari ibikorwa byo gutegurira abana bihabera, yaba ari nko kubona igikoma, ugasanga nyine ntibabishyiramo imbaraga. Ariko ibyo ngibyo byose twarabibonye, nibyo dushaka kugira ngo tuvugurure, cyane cyane ko muri no minsi twabonye n'umukozi ubishinzwe ku buryo azadufasha kubikurikiranira hafi. Bamwe mu barezi ndetse na ba nyiramarerero bagaragaza imbogamizi bahura nazo nk'ababa bari kumwe n'abana igihe kinini. Nitwa Uwineza Solange, ni njyewe SNF coordinatrice w'akagari ka Gisura. Ni nanjye wakiye irerero ahangaha mu mudugudu wa Kinihira ya kabiri. Imbogamizi iya mbere duhura nayo ni y'amazi. Hano muri urugo twa dufite robine izana amazi, ariko hagiye gushira umwaka nta mazi tubona ahagije, kubera ikibazo ntabwo tuzi ikibazo cyabayemo, kandi imbere yaho twarayabonaga. Iyindi mbogamizi nanone tugira ni y'abana baza hari igihe amafu aba yashize, bakaza umwana umenye kunywa igikoma, iyo atakibonye bituma atishima. Icyo twasaba hano mu rugo mbonezamikurire, twasaba imfashanyigisho zihagije, utuntu tw'utunyuguri, amatenesi, amabaro, kubera ko tuba twibangiye utuntu tw'udupira. Ibyo byose ni ibintu tuba dukeneye hano kugira ngo tubibone, cyangwa niyo migozi tukayiba, kuko hari igihe twicira supanete tugakora imigozi y'abana yo gusimbuka. Burya intore ntiganya, ahubwo ishaka ibisubizo. Hari ababyeyi bagira uruhare mu gukemura imbogamizi ziboneka mu marerero. Twiyumvira uko bigenda. Uruhare rwacu nk'ababyeyi, tuba hafi abarimu bacu, tukaganira nabo, imbogamizi babona batubwira tukabafasha, natwe izo tubona nk'ababyeyi bakadufasha, kugira ngo dufatanye mu mirerere n'imikurire y'abana. Sahaguza kandi kuko no mu murenge wa Ruvune urwo mbonezamikurire Hope Academic Nursery ni irerero ryashinzwe n'ababyeyi bihurije hamwe, maze batanga umusanzu wabo kugira ngo abana babeho babona uburere kandi bagire ubuzima bwiza babikesheje irerero barererwamo. Caritas ya Diocese ya Byumba ikora ku buryo inzego zitandukanye zisanga muri gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira, ngo kurusha umugore abakurusha urugo. Aha ntibibagirwa gutumira ba mutima w'urugo mu nama zitandukanye zigamije kureba uko imirire mibi n'igwingira mu bana byaranduka burundu. Si abagore gusa bireba, kuko inasaba abagabo n'abandi bantu batandukanye kwita ku bana. Caritas rero muri urwo rwego itegura inama zitandukanye zihurizwamo abantu benshi barebwa n'inshingano zo kwita ku mibereho myiza ya muntu, kugira ngo hunguranwe ibitekerezo ku iterambere ry'umwana n'imikurire y'inoze. Caritas kandi ikora amasura mu ngo mbonezamikurire y'abana bato, ireba imbogamizi zihari, itanga ubujyanama bw'uko zakemuka, kandi inatanga ubufasha aho bishoboka.
ese nk'umufatanyabikorwa uri hafi y'abana igihe kinini ni gute hakemurwa bya bibazo byagaragaye? Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diyoseze ya Byumba, arakomeza. Muri Gicumbi by'umwihariko icyo tubafasha ni ugukurikirana izo ECDs, izo ngo ubu ngubu byo tumaze gukora turakurikirana, ariko tukagenda twongera n'ubushobozi abo twita aba caregivers abafasha ayo ma ECDs, kubongera ubushobozi ni trainings, hanyuma n'ayo ma ECDs hari ukuntu tugenda tuyapgradinga dushyiramo udukoresho dutandukanye dutuma ayo ma ECDs ashobora gukora. Ubu rero twavuga ko hari aho tugeze, ibikorwa bigenda bikorwa. Muri monitoring rero ubu ngubu dufite abakozi ba Caritas bagenda bakurikirana umunsi ku wundi ayo ma ECDs, tukaba dufite abakorerabushake ba Caritas kugera ku rwego rw'umudugudu bagenda bakorana n'ayo ma ECDs, tukaba dukorana none nabo bakagivaza ko nabo tubongerera ubushobozi nuko nabivuze, nabo turabahugura kugira ngo babashe kwita ku bana, ndetse n'abajyanama b'ubuzima aho duhurira mu kubongerera ubushobozi no kuganira ku buryo bwo kwita ku bana ndetse no kubapima kugira ngo barebe uko bahagaze. Ku ruhande rw'akarere ka Gicumbi kandi nabo hari uko babivuga. Murakoze, icyo dukora ni ukuganiriza ababyeyi, tugakora ubukangurambaga. Wa mubyeyi wazanye umwana muri ECD akumva ko nawe hari uruhare rwe kugira ngo umwana abashe kubaho, akaba ashobora kuzana icyo yabashije kubona. Hari uwaba yabonye ifu y'igikoma akayizana, hari uwaba yabonye ibyo kurya nawe arabizana, noneho babana bakabasha kubabonera icyo kurya bakabatekera. Twagira n'amahirwe yo kubona umufatanyabikorwa nawe ugira ikindi aduha bakadufasha. Hanyuma ku mbogamizi mwari muvuze, ntabwo babura ikibazo baba bafite cyangwa se nk'imbogamizi. Nk'ahangaha batubwiye ko bafite ikibazo cyo kubura amazi, aho amazi ya WASAC atabasha kubageraho, ariko icyo tubakorera ni ubuvugizi, tukavugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba ndetse tukavugana na WASAC ishami rya Gicumbi, bakareba ikibazo bafite gituma amazi atabageraho. Cyaba ari ikibazo kibasha gukosoka bakadufasha kugikosora, cyaba ari ikibazo kiri ku rwego bo batabasha kuba bakosora nabo bakagikorera ubuvugizi kikajya ku rwego rwo hejuru, ariko kigakemuka. Kuko urabona ngo uyu mubyeyi wemeye kwakira aba bana muri uru rugo aradufasha cyane. Aba babyeyi bafite abana ahangaha babasha gukora imirimo yabo batuje, kandi yumva n'umwana we yamusize ahantu hizewe kandi hatekanye, ari bo bashe guhabwa za serivisi zikomatanyije twavuze. Ku rundi ruhande, ubushobozi nabwo buba bukenewe kugira ngo ibikorwa bitandukanye bishobore kurushaho kugenda neza. Ese Padiri, umuyobozi wa Caritas, ni iki musaba abafatanyabikorwa kugira ngo ibibazo by'imirire mibi n'igwingira riranduke burundu, by'umwihariko mu ngo mbonezamikurire y'abana bato? Ibyo tubasaba tugenda tubiganiraho umunsi ku wundi, kandi ukabona hari bigenda bikemuka, uri kumva ubushobozi buracyari buke. Urebye nko gukorera mu karere kose ka Gicumbi imirenge 21 bisaba ubushobozi, kandi kesi z'abantu bafite ikibazo cy'imirire no kugwingira ni nyinshi, ziracyahari. N'ejo bundi screening twakoranye na World yatugaragarije indi realite tugomba kuzagenda tugaragaza dukomparinga n'izindi ziba zakozwe. Ubwo rero n'ikindi nanone guhindura imyumvire y'abantu bisaba guhozaho. Ibyo rero bisaba kuguhozaho consistency, bisaba ubushobozi. Umuntu uyu munsi ntiwavuga ngo mfite umuntu ejo birahagaze, icyo gihe bituma ibintu bigenda nyine bisubira inyuma. Consistency, iyo consistency nanone bigasaba ko umuntu aba hari twakwita kuba ari present, atari wa muntu uza akagenda ejo akagaruka. Ibyo ntabwo byakunda, ntabwo byadushobokera. Bisaba rero la présence y'abantu batandukanye,
la presence y'abakozi. So icyo kintu rero nacyo kiri mu mbogamizi dufite, kuba nta presence byateza ibibazo. Ubushobozi rero nicyo cya mbere n'imbogamizi nakubwiye, nicyo turi gusaba, twagiye tubasaba ko ubushobozi bwakwiyongera, bajeti ikazamuka. NSD n'ibyo twaganiriye nuko ubona Gicumbi bije ijya muri ECD iri hasi cyane ugereranyije n'utundi turere, kandi ni akarere kanini gafite n'imirenge myinshi, ariko ndakeka baracyumvise kandi kiri mu nzira yo gukemuka ku buryo n'icyo bashobora kuzongera. Abandi baparteneri rero nabyo twavuga dukorana n'abandi bapatina, nuko nabo baza tugafatanya muri uru rugamba, kandi tukareba uburyo duhuza imbaraga na synergie, buri muntu naze ngo akora ke undi akora ke, ahubwo tukareba uburyo coordinatinga bino bikorwa byo kurwanya imirire mibi igaragara mu bana.